nongeye kubasuhuza ni inono+tv ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gikomeye abantu benshi bajya bibazaho, ariko nanone kandi dukwiriye kumenya tuti ese koko ibintu nibyo dukwiriye gukomeza kuguma muri uyu muco. Icyo kintu kiravuga kiti ese koko umukobwa ntabwo afite gukunda umuhungu ngo abe yabimubwira? Nukuri kwanjye nawe ufite ukuri uri kubyumva, gusa njyewe ngiye kubaha ukuri kwanjye. Abantu benshi twumva yuko nyine niba umukobwa akunze umuhungu akwiriye ahubwo kubimwereka mu bundi buryo kugira ngo ategereze yuko bwa buryo bugera ku muhungu, ahubwo noneho wa muhungu akabona akaza akamubwira yuko amukunda. Ese koko birakwiye yuko umukobwa yumva yuko kuko adakwiye kubibwira umuhungu ko amukunda? Ukuri kwanjye rero ngewe ni uko urukundo ni amarangamutima. Twese turabizi ko ni amarangamutima ugirira umuntu mudahuje igitsina. Niba uri umukobwa ukaba nyine wagirira amarangamutima umuhungu, niba umuhungu ukagirira amarangamutima umukobwa, cyangwa se nyine n'urukundo rusanzwe dushobora kugirana mu bakobwa cyangwa mu bahungu. Ariko urukundo n'akanya tuvuga ni rwa rukundo rushobora kuba rwavamo kuba mwabana, urukundo nyine rushingiye kuba mudahuje ibitsina. Njyewe rero uko mbyumva ni ukuri kwanjye, ntabwo dukwiriye kumva yuko buri gihe umuhungu ari ukwiye gufata iya mbere, kuko niba koko yamarangamutima wayagize, ese kubera iki utabwira uwo muntu ko wamukunze? Ukumva yuko nyine ari ibintu byatari, ukumva yuko nyine bigoye, ukumva yuko nyine ntabwo ari umuco nje guca. Mumbabarire, ntabwo ari umuco nje guca, ariko kandi nanone ntabwo ibyo bintu bikwiriye gukomeza kutugira imbata ngo wumve yuko nyine wabaho ubabaye utishimye kubera yuko wategereje ko wenda umuntu umutipe ntanakwitayeho, cyangwa se niba nakwitayeho ntazi ibyo utekereza, ntazi niba udafite n'umuboyfriend, ntazi kubera ko gusa we wumva yuko atari umuco ntushobora kumubwira uti naragukunze. Kubera iki wumva yuko utabohora nawe umutima wawe? Uko umuhungu ashaka kubikubwira ukamubwira ati no, mfite undi mu boyfriend, kuki wowe utabimubwira akakubwira ngo mfite undi mu girlfriend, ngo wumve yuko byari twitaga kera ngo nuko uterwa indobo? Kuki wowe wumva yuko byaba ari ibintu byahatari? Ibyo bintu rero nubwo dufite umuco runaka uturanga, ariko kandi nanone ntabwo bikuraho yuko tugira amarangamutima ya kimuntu. Ntabwo bikwiyeho yuko niba nagukunze nshobora wenda kutakubwira ngo nk'uko wenda umuhungu ashobora kubikora, ariko byanga bikunda nyine nkakubwira amarangamutima ufitiye. Bajya babivuga ibyo, ariko babivuga muri rusange ngo uzabwire umuntu niba umukunda uzabimubwire ko umukunda akiriho. Nubwo babivuga muri rusange, ariko ntabwo bavuga ngo uzabivuge ko kuri igitsina gabo gusa, igitsina gabo muzabivuge. Ibyo bintu rero nshuti yanjye y'umukobwa, niba ukunda umuntu please gira intwari. Kuki se utabimubwira? Kuki umutima wawe ukomeza? Arega turi mu isi, kandi isi turimo idusaba kuba, niba ushaka kwishima urishima, niba ushaka kubabara urababara. Kandi ntabwo kwishima umuntu yishima kubera yuko hari umubabaro yarengeje amaso, si ukuvuga yuko aba ari igihe cy'ibyishimo gusa. Kandi anababara kubera ko hari umubabaro yahaye umwanya, hari ibimubabaza yahanzeho amaso, abaye abirengeje amaso agaha nyine agaha umutima we nyine ibyishimo. Ndakubwiza ukuri yuko ntabwo yababara. Rero ibintu byose tubigiramo uruhare. Niyo mpamvu mubwira yuko nta mpamvu yo kugira ngo ubabaze umutima wawe wumve yuko utamubwira ngo umukunda. Nonese reka mubaze, kuki iyo umaze gushaka, abadamu bagenzi banjye bo barabizi, kuki umaze gushaka ubasha noneho kubona za mbaraga zo kuvuga ngo sheri ndagukunda, ndagukumbuye, ukamwandikira message ndagukumbuye, nagukumbuye, ndagukunda? Kuki izo mbaraga uzibona? Ni karagahe konyine ko kujya muri eglise
ni karagahe konyine ko kujya mu murenge gahita gatuma wirekura. Ibyo rero bishoboka twabaye abadamu, ibyo bishoboka kuko twabaye abadamu, no ku bakobwa bishoboka. Usanga nyine waratuje wumva yuko niba umuhungu atakubwiye ngo ndagukunda usibe, uguma aho ngaho utegereze igihe hazaza umuhungu ubikubwira. Arega hari n'abahungu batabivuga, hari abahungu pe kuba yajya muri relationship nshyashya bikamugora, agakomeza nyine ashakira muri babandi baziranye, abandi baziranye akaba aribo yiyenzaho gake gake, yagira amahirwe hakagira uwo bahuza bigahura, ariko atabasha kuvuga ati mbonye umuntu ngiye wenda hano kure, ngiye wenda cyangwa mbonye umukobwa ndamukunze, ngomba kumubwira ko namukunze, bikanga. Ntabwo bimeze avuga ati ntabwo nabivuga rwose, sinanabishobora, nabihera he? Niba abo bahungu bariho, kuki wumva yuko wakwibuza mfite amahirwe se, kuki wumva yuko wakwibuza ibyishimo, reka ariko byita, ntubashe kuvuga ati ngewe uyu nguyu ndamukunda? Ese koko nibyo? Muzayimbwira muri comment. Nibyo ko nyine umukobwa agomba gutegereza ko bamubwira ko bamukunda, cyangwa igihe tugezemo nicyo kuba niba ukunze umuntu wabimubwira? Arega ntabwo gukunda umuntu bivuze ngo niba umubwiye egare ko mujya muri relationship, ariko niba umukunze why not utabimubwira nyine mu buryo uti I love you. Ntabwo ari ngombwa ngo nagusubize ngo I love you too, no. Ushaka kumukunda we ntagukunde, rero nta birenze kuba wamukunda nagukunde, kubera yuko turabizi neza yuko urukundo n'amarangamutima. Niba wamukunze we ntagukunde, ntabwo ayo marangamutima yakugiye. Wikwibraminga ngo wumve yuko ari nk'icitse amabere, ndasebye ngeze nte, no. Kuko niho amarangamutima yawe yakwerekeje, kandi ubaha amarangamutima yawe yakwerekejeyo. Niba bitakugarukiye ntabwo bivuze yuko mubaye abanzi. Gusa icyo navuga cyo nahagararaho nuko igihe umukobwa akunze umuhungu nta mpamvu yo kutabimubwira, kuko urukundo ni amarangamutima. Kuki wumva yuko wakwibabaza? Kandi barumbize nk'ukuri, kuki wowe wumva yuko wababaza umutima wawe? Wowe mukobwa, kuki wababaza umutima wawe? Niba ukunze umuhungu, kuki utamwaka appointment? Okay, simbizi, niba utaramwaza appointment ukamwandikira, niba wanamwandikira ariko ukamubwira ati I love you. Ntabwo nasobanura uburyo ki byagenze, ariko ndagukunda. Ni umuntu arumva, arakunda, azi gukunda icyo ari cyo, sibyo? Ntabwo ari umwana yibwiye, nawe afite kumva koko akanubaha. Kandi vraiment abahungu ntimukababeshyire, mwebwe mw'abakobwa ntimukabeshyire abahungu n'abantu bumva kandi bagacira ikintu. Niyo wabimubwira kera, abakobwa nibo washobora kuba wabwira ngo aragukunda, yaguhakanira abantu bose bakabimenya ko yakwanze. Ariko ndahamya ntashidikanya abahungu bazabivuge, cyangwa se abakobwa, nta muhungu wabwira ko umukunda ngo nanakubwira yuko bidashoboka. Uzanabyumvane nyine abandi benshi. Yego nabo hari igihe usanga nyine nabo barahindutse, basigaye nabo nyine bagira fafafafa, ariko muri rusange nta muhungu wasanga yaguteje abantu ngo uyu mukobwa yarambwiye ngo arankunda, ngo none se kuko biki gusanga n'uwo yabibwira ashaka kumubwira yego, ariko ntabwo ari wabandi wajya kukubunza usange abantu bose urungano rwawe abo mugendana bose bamenye yuko ukunda umuhungu. Kandi niyo babimenye kuko wowe icyo ushaka ni amarangamutima yawe. Kandi icyo nshimira abahungu, ntabwo wabimubwira ngo bigusuzugurire, ntabwo wabimubwira ngo avuge ngo ntabwo ngo nzongera kukuvugisha kuba waravuze. Byari nyine abakobwa bahita bahinduka, ugasanga babaye abandi bandi kubera yuko umuhungu arababwira ngo arabakunda kandi wenda batamukunda. Ntabwo umuhungu we abikora. Ibyo ni ibintu mvuga nk'ibintu nzi. Ntabwo umuhungu wamubwira ko umukunda ngo ahita abigendera noneho sasa atangire kukwiyemeraho, atangire kuguteza abandi. Uwo muhungu wabikora, namwe bahungu inshuti zanjye
ntabwo waba uri normal. Uko abahungu njye mbazi nk'inama ntanga ntabwo waba uri normal. Ufite nawe kumwubahira yuko yagukunze, kandi si n'abahungu gusa, nawe mukobwa ntabwo umuhungu niba yagukunze ukwiriye nawe niba utamukunze nyine mwubahire yuko byibuze yagukunze. Urukundo ni ikintu gikomeye, urukundo ni ikintu kibuza amahoro, urukundo ni ikintu, ni amarangamutima adasanzwe, ni amarangamutima ashobora gutuma urara udasinziriye, ni amarangamutima ashobora kukubuza amahoro, ni amarangamutima yagukura inaha akakujyana i Butare kugira ngo gusohore n'umuntu. Urumva urwo rugendo, cyangwa wenda cyangwa kugira ngo uhure n'umuntu byonyine utanazi niba byibuze we azagusubiza urukundo rwawe umukunda. So ni ikintu rero dukwiriye kubaha, ni ikintu dukwiriye kumva yuko dukwiriye guha umwanya, dukwiriye guha umwanya. Byibuze niba umuntu anakubwiye ko agukunda, bimwubahire. Uri umunyamugisha kuba wabwirwa ko ukundwa, uri umunyamugisha. Wimusuzugurira yuko yagukunze, wimugira nyine umuntu udashobotse, wimugira nyine ikintu kiri aho ngo wumve yuko nyine wamwanze, mufate nkaho ari ikintu kandi ari umuntu, sibyo? Mwubahire yuko yagukunze, kubera yuko kuba yagukunze ni iby'agaciro, ni ibyo kubaha, ni ibyo ku mwanya, kandi niba utanabirimo ni uwo gufashwa ukamwitaho, ukamubwiza ukuri yuko bidashoboka, ariko ukagera no kumutwara kugira ngo byibuze musigare muri n'abafrendi basanzwe, ariko ntumuhahamure ngo umwereke yuko uri igitangaza. Cyane ko ni ibintu byisubira, ni ibintu byigarura, ugasanga nk'umuntu yagusabye urukundo urarumwema, ariko finally wisanze ari wowe umukunda, usigaye umukunda, cyangwa se usigaye wicuza kubera iki ntamukunze, kubera iki ntamuhaye urukundo, ugatangira kwicuza. Utangira kwicuza, ukumva yuko nyine wari ukwiriye kumuha urukundo, ukumva yuko nyine ibyo wakoze atari byo, utangira kumva wishinja iki. Ariko ntabwo biba bikwiriye, uba ugomba kumwubaha, ukamwubahira yuko byibuza yagukunze kandi agukunda. Urukundo rukwiriye, ni amahirwe akomeye kugira umuntu ugukunda. Kandi iyi si turimo ntabwo ari isi yo kuba twagira nyine ibintu by'ibibazo. Ibibazo twarabigize byinshi cyane, aho tugeze naho kuba warunga umutima wawe ukaruha n'umutima w'umuntu ugukunda, sibyo? Niba rero urugero, niba umuntu agukunze wenda wubatse, iyo nayo ni topic tuzagira. Umuntu ashaka kugukunda wubatse, ntabwo kumucurutsa, ariko abe aribyo mbyita, ntabwo ari ukumubwira nabi, ngenda ubatse, niba ushaka unkunda ndi umugore wubatse. Urukundo rujya aho rushaka, ufite ahubwo kumusobanurira yuko wubatse, ariko mu buryo butamuhahamura, mu buryo butamutraumatiza. Kuko urukundo nawe ruba rwaje atari uko abigizemo uruhare. Kandi niba ukunda koko ukaba ugira urukundo by'ukuri, urabizi neza ukuntu urukundo rumera, urabizi neza ukuntu urukundo rumera. Rero inshuti zanjye, bagabo, bagore, bakobwa, basore, dukwiriye kubaha abantu badukunda, ahubwo tukababwira igice turimo, cyangwa se ubuzima turimo. Hari ibyo butwemerera n'ibyo butatwemerera. Ntabwo twemerewe gukundana dufite abo dukunda, dufite abo tubana nabo, ariko byibuza niba umuntu urukundo rwamuyobeje, koko niba byo bavuga ari byo urukundo ari impumyi, icyo gihe nyine impumyi, umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona ntabwo aba abona hajya, sibyo? Niba rero rwamuyobeje rukakuzaho kandi wowe udafite ubushobozi bwo kurwakira, ufite ntago niba umuntu akomanze ufite guhita nyine ufungura umutuka, ahubwo ukwiriye gufungura umubwira wenda ushobora kuba atari aho wibeshye, winjiye ahantu hatariho, wajya ahangaha ukanamurangira, ukanamubwira aho akwiriye kujya, ariko nyine guhita umubwira nabi ngo umutuke mu byo, kuko ntabwo aba ari we. Icyo rero nicyo tuba dukwiriye kuvugaho tukareba. Ntabwo tugarutse kuri sije yacu twavugagaho, ntabwo umukobwa akwiriye gutinya kuvuga ko
yakunze umuntu kuko urukundo niba ari amarangamutima amarangamutima afite kujya ku mukobwa cyangwa akajya ku muhungu. Abakobwa bazavugisha ukuri bakomatinge, ndabikunda ko musigaye munakomatinga cyane, tuzabivugaho cyane bihagije. Ariko niba nyine umukobwa nawe ashobora gukunda umuhungu mbere yuko agukunda, ni ibintu biri normal. Kuba rero wamubwira ngo uramukunda nta gitangaza kirimo. Ibi ngibi nabisubiramo, nta gitangaza kirimo kuko amarangamutima kubaho n'undi yamubaho. Niba ukunze umuntu biri normal kuba wamubwira ko umukunda. Uko niko kuri kwa Esther, ntabwo nzi ngewe ukuri kwawe, tuzakubona muri comment. Ariko niba ukunze umuntu nta mpamvu yo kuba utayimubwira kuko nawe uba uri kurengera ubuzima bwawe. Ikiganiro nta kindi, ni ukuri kwanjye, ni inono+tv. Ciao ciao.